nta bafana yego bemewe kuri uyu mukino. Komite nyobozi ya Bugesera bo bazaba bahari bose abayobozi bose tuvuge hari ukuntu bafite board bafite n'abayobora bitandukanye babaye barimo ariko ku cy'abafana cyo ni danje. Abafana bo nta numwe uzabo hari. Rayon Sport yemewe president vice president n'umunyamabanga n'abantu batatu gusa. Rayon Sport izaza yitwaje kuri uwo mukino. Rayon Sport mu mikino ibiri isigaje ya championnat ndavuga uwa Vision ndetse n'uwa Gorilla izasorizaho. Abafana bazaba hari. Afite nicyo kirenzo kuri bya nitwe twavuze kare. Abafana ku mikino Rayon Sport isigaje ni igihombo ndakubwiza ukuri. Siba niki ndabona. Hari amakuru nari mfite avuga ko Rayon Sport ku mukino wa Gorilla match izawushyira kuri Stade Amahoro kugira ngo yinjize agafaranga. None birangiye ari ibibazo. Birangiye umuntu yambaye roza. Iroza. Ndabona witwa Isaac Nakirutimana kuri YouTube channel yacu avuga ati ubureyo ntirenganye. Muze mu biganireho kuri channel yacu ya BNB nabo uko babyumva. Official. Bwira uko mubyumva. Ariko byumva. Yarebe. Hari n'undi butumwa nahoze mbona hejuru umuntu avuga ati umusifuzi wasifuye umukino afite ubwo ni wa wundi uzawusifura. Kandi n'ubundi abasifuzi basifuriye amaci niwe uzasifura iriya match nk'umusifuzi wo hagati. Ubwo rero nibo bazagomeza bagasifurira amaci nta gihindutse. Ariko buriya kuvuga abarabyo yo kuvuga ngo hahindutse icupa inzoga iracyari byose biracyari bya bindi byose ni bya bindi. Icupa umufuniko n'inzoga byose ni bya bindi. Ikibazo Clary na Fab ikibazo n'abafana cyane kuki nta bafana bemewe kuri stade kandi barateje nyine imvururu zirazabaye hari umukino. Yego ariko still match dafite umufana nabwo yo amakosa barahanwa bahanira amakipe kutagira abafana kuri stade. Tubisubiremo biri official ubu tuvugana itangazo bari kurisinyaho ariko twamaze kubibona. Itangazo bagiye kurisinya ariko amakuru none ahanga kuko inama nibwo ikirangira 99%. Ubundi inama ari nta mufana 99% amakuru arizewe. 100% amakuru nahenyaje. Utangaza Clarisse natangaza kabisa. Inama yatinze gutangira ubundi yagomba gutangira kare ariko amakuru nkura kwishyiramo ry'umupira amaguru mu Rwanda Remera bavuga ko n'inama yaje nyine itunguranye kuko ushobora gusanga hari umuntu muri komisiyo ufite akazi nk'irusizi kugira ngo baterane bagaruke Remera n'ibiki byose byari byatumye batindamo. Inama irangiye mu kanya ku isa 9:40 abagize komisiyo y'amarushanwa nibwo bose basohotse muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ibivuye muri iyo nama iminyanzuro ivuye mu nama yahuzaga komisiyo y'amarushanwa n'abandi bayobozi ba Federation bemeje ko umukino uzasubukurwa hagakina iminota yari isigaye nuvuga ngo match zatangira ku minota 57 yego. Umukino uzakinwa kuri uyu wa gatatu ku isaha y'isa 10. Nta bafana bemerewe kuri uyu mukino. Komite nyobozi ya Bugesera yose izabihari. Kuri Rayon Sport hemera abantu batatu ni president vice president n'umunyamabanga. Ababyumve neza. Mu mikino ibiri Rayon Sport isigaje muri championnat y'u Rwanda no kuvuga umukino wa Vision na Gorilla. Izakina iyo mikino nta bafana bari muri stade. Niyo myanzuro ivuyemo. Ndabona ibitekerezo by'abitwa ba Josh kuri YouTube yacu ngo ahubwo ngo ibiri ni miki ngo bari kuba imikino 10 nta mufana. Ibiri muri saison n'indi mikino 8 muri saison 25-26 ntibashyire ngo ntibashyiremo imiyaga. Nababwiraga ko ibaruwa ikirimo iragira gute iri gusinwaho nicyo cyaburaga. Arakoze cyane Magogo nayidushyire kuri ngo bakubita imikino 10 nta mufana. Ngira ngo ibaruwa ari yamaje kuba ikirekaho Fabrice Menari nambaye ntabwo ngezayo ari hase burangendagezaho rareka ryimukira hano hafi rebe nirigera hano hakurya ndabandi rero neza Magogo nari neza. Fédération Rwandaise de Football Association iyo yanditsiri itangazo. Perezida w'ikipe ya Bugesera Football Club Bugesera ko byandida bisoma byose impamvu
kubamenyesha ibijyanye n'umukino w'umunsi wa 28 wa Rwanda Premier League wabahuje na Rayon Sport FC ubwo ni Football Club utararangiye. Umuyobozi rwose yigaragaje arakoze Jado. Perezida w'ikipe ya Bugesera FC impamvu kubamenyesha ibijyanye n'umukino w'umunsi wa 28 wa Rwanda Premier League wahuje na Rayon Sport utararangiye. Yego. Bwana Perezida, nyuma yuko umukino w'umunsi wa 28 wa Rwanda Premier League wabahuje kuwa 18 Gicurasi 2025 uhagaze ku munota wa 57 kubera imvururu zabayeho. Nyuma y'inama yahuje komisiyo y'amarushanwa muri Ferwafa yateranye kuri uyu wa mbere tariki ya 29 Gicurasi 2025 twishimiye kubamenyesha ibi bikurikira. Icyambere, umukino wasubitswe uzasubukurwa tariki ya 21 Gicurasi 2025 isa 10 z'amanywa. Uzakomereza ku munota warugezeho, uzakinwa nta bafana bari muri stade uretse abayobozi bakurikira. Komite yose na perezida w'icyubahiro w'ikipe. Muri uwo mukino hazifashishwa abakinnyi uko bari mu kibuga no ku rupapuro rw'umukino aricyo bita feuille de match. Ukomereze ku bitego byari bigezweho, ubere kuri stade wabereyeho ndetse n'abayobozi b'umukino ntibazahinduka. Mugira amahoro Adolphe Karis Kamarade, umunyamabanga mukuru wa Ferwafa, niwe usinye ateraho na kashe. Bateo kashi ubwo bagiye byo twavugaga nkuko bati bari kuyisinyaho. Bari kuyisinyaho amakuru yo twamaza. Ndabona nga ibitekerezo by'abantu ngo nkeyo bayigira imwepe. Arumva abantu batari bari kubireba neza. Ngiryo rero itangazo. Abantu bari bategereje imyanzuro uko bari bwanzure ngira ngo hari abasubijwe byanyabyo uko babyifuzaga. Ariko nagari bibi cyane no mu buryo batakekaga. Arubwo ari bibi cyane ibi bakoze. Oya. Nagari bibi. Usibye kutanavuga ko ari byiza mu kanya gato reka ni babyita kwibugeka vava nadufasha. Nyine ujyanje n'ibyano wenda bateganyaga kwa uko biri bibi cyane. Kuko havugagamo na forfait. Havugagamo amaga ku makipe yombi wa mugani forfait, havugagamo kuba batangira game yose bagatangira ku munota wa mbere cyangwa se bakomerezaho gucyo niki, ariko ngira ngo ubungu biranzuwe no kuzategereza tukareba nta mufano hari kuri stade ya Bugesera. Rayon Sport izabasha kwishyura ibitego bibiri yatsinzwe yobora umukino inawutsinde cyangwa bizakomeza gucyo na Bugesera yongera ibone n'ikindi umukino uze kuburangira. Ubwo rero nibyo ngibyo bivuye mu nama yahuje komisiyo y'amarushanwa hano mu Rwanda muri hariya muri Ferwafa. Ubwo rero imyanzuro niyo ngiyo, abantu baracyari kubona itangazo kuri YouTube channel ya BNB 226 official. Imyanzuro yasohotse ubwo wenda no kureba ko mama iganze mu kanya gato yarayigeze gucya nyarutse. Reka tumve ko ku murongo wa telefone yabonetse. Yego, ku murongo wa telefone twamubonye ni perezida w'ikipe ya Rayon Sport, Bwana Tadeo. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Mwamaze kubona itangazo rimaze kushyirwa ahagaragara n'abari mu nama. Muri bukanyine byabaye mukino wabahuje n'ikipe ya Bugesera no mukino utararangiye. Imyanzuro yafashwe ni imyanzuro mu by'ukuri ibiri ariko ikubiyemo byinshi. Mwamaze ko mubona uyu mwanzuro? Twawubonye. Mwakiriye mute rero iriya myanzuro ivuye mu nama yabo byarebaga kugira ngo bafatire iriya myanzuro nyine? Twabyakiriye neza uko bafashe imyanzuro kandi tuzubahiriza ibyo badusabye. Ntago twarenga ku itegeko rya federasiyo ko n'ibitugenga, so tuzabyubahiriza rero nta kibazo. Bivuze ko munyuzwe rero n'ibyavuye muri iriya nama? Nta kibazo, biratunyuzeho ukuri. Yego, abandi bati imikino ibiri yose musigaje nta bafana bisa nk'aho ari ukubasonga.
njye ntabwo nabivuga gutyo buriya iyo ibyemezo byafashwe urabyubahiriza hanyuma nawe ugashaka uburyo wubahiriza ibyo byemezo nyine nibaza ko nta gusonga kuri Rayon Sport idafite abafana ubanza atari kenshi igibaho perezida ubanza ari ubwa mbere bibaye ariko nyine ubwo birabaye none ikintu kibaho nyine ntabwo hari ikintu ntabwo gihoraho ikintu kiraba ukagisiporuta ukazaba mu buzima ni uko nguko yego ubuzima nyine ni rotation ni ibivangavange y'ibiri ku isi nyine nk'uko izuba riva imvura ikagwa umwijima ukaza ejo izuba rikava imvura ikagwa ibintu nk'ibyo ntabwo ubuzima ari umurongo umwe yego mwari mwanatangiye mugaragaza ko kigendanye n'imisifurire ubona kitazanagenda neza ngira ngo ubundi iriya insida nimuboni ko yatewe n'umusifuzi Clarisse ntabwo najya mu bakoze kuko si mu bateye insida ntabwo namenya rero icyayiteye ubwo wenda umuntu yakibaza babikoze kuko njye numva ntabwo ndi mu mwanya wo gusubiza icyo kibazo neza kuko ntabwo namenya ngo babitewe n'iki ntiwamenya umuntu ni munini umuntu ni mugari umuntu ni mwinshi ntabwo namenya ngo byatewe n'iki tugaruke noneho nko ku mukino munota 57 Rayon Sport yaratsinzwe ibitego 2-0 ni match mwakwasura abafana ko mutekereza ko muzakora comeback amanota 3 akaboneka tuzakinisha imbaraga nyinshi zose kugira ngo turebe uburyo twagera kuri iyo objectif biragoye ariko nta kintu kidashoboka biragoye ariko nta kidashoboka tuzashyiramo imbaraga nyinshi dushyiremo icyo tuzadusabwa no gutsinda ibitego kurusha wenda ikindi twatekereza tuzakoresha imbaraga nyinshi kandi birashoboka hari n'ibitego 3 bishobora kujya mu minota 5 cyangwa 10 cyangwa 15 kandi iyo minota turayifite abareye ubwo bihebye ko igikombe kigiye hari ubutumwa mwabaha igikombe kiragiye ariko ibikombe ntabwo bigiye igikombe cya 24-25 kiragenda tuvuge ko kigiye usibye ko bitaranarangira kuko haracyari imikino 2 kandi urabona ko ni umunsi umwe mba nagiyeho undi n'abandi baba bagiyeho birashoboka ko nabyo bitaba bigiye ko tutacyafite imikino 3 twebwe dufite 3 ikipe turwanira igikombe kirasigaranye imikino 2 birashoboka byose rero igikombe gishobora kugenda ariko 25-26 kizaba gihari 23-24 kizaba gihari ntabwo bigiye igikombe kiragiye cy'umwaka ariko ibikombe biracyari byo gukinira yego hari ikindi umuntu yakwibaza kuko federasiyo cyangwa se Rwanda Premier League yari yabikoze neza aho imikino yanyu 3 ni APR 3 bari kubikora biri parallel none birashoboka ko APR igiye gukina mbere yanyu byo mwabivugaho iki si ntacyo bidutwaye keretse yenda ahubwo byayibangamiye ariko twebwe ntacyo bidutwaye ubwo nyine urumva icyo cyabaye nicyo gitumye iyo gahunda yagiyeho isa naho itubahirizwa nibyo biri nakubwiraga ko hari igihe bucya bugacyana ibindi umuntu agira ibyo atunganya ariko hari igihe kidakunda Rwanda Premier League yari yapanze ko imikino izabera rimwe ariko ntibikunze kubera iyo insida nyine wavuze nta kibazo twebwe biduteye ntimukeka ko aribwo nyine ariho muzatakarira cyangwa hakategurwa ibindi tujya twumva umupira wacu ntabwo ariho tuzatakarira yego iyo ngiyo ntabwo ari impamvu yo kuvuga ngo twatakaye ni ukuri reaction yanyu perezida wenda amashusho yagiye agaragara nahoze kare numva bagenzi banjye hano banavuga ko hari abafana ba Rayon Sport bari gukurikirwa n'inzego zibishinzwe ubanza nawe wemeranwa n'abavuga ko abafana ba Rayon Sport aribo babakozeho of course kuko iyi insida yatewe n'abafana nibo babiteye urumva nyine ni ikibazo cy'abafana nta wabinyura ku ruhande nicyo nasubiza aho ngaho ubanza ari nk'ubutumwa mwabagenera ubutumwa nababwira ngo mu mupira w'amaguru nta byose birashoboka umunsi ni imikino 3 duhanishijwe irangiza iyi shampiyona ariko twitegure shampiyona y'ubutaha
tuzasubire mu kibuga tumeze neza kandi dufite discipline ku buryo ibyo bitumye baduhana bitazasubira. Yego ngira ngo ubutumwa nabaha. Mwari mufite na gahunda perezida yo kwakirira Gorilla muri stade Amahoro, ubanza bigiye guhinduka? Wenda icyo ndakize, wenda icyo byo banza wenda byo bitakunda neza, kuko iyo bamaze twari tuzi niko kwina kubwiraga utari ibyo utegura uvuga uti bizagenda gutya, ariko nyuma yaho nkuko ushobora kuba uzinga uyu munsi wenda hari izuba riri buve ukambara utuntu tworoshye, wajya kubona ukabona imvura iraguye. So ibyo twateguraga rero ntabwo byakunze, birashoboka ko ibyo bintu bitakunda neza, ko twateguraga umukino twakwakira ku Mahoro kugira ngo twumvaga igikombe gisa naho kiri mu ntoki zacu ku kigero cyo hejuru ko twari imbere. So twari tuzi ko dushobora kwakira Gorilla rero kandi nayo twiteguye kuyitsinda. Ibyo nibyo twateguraga, ariko sibyo bibaye. Yego. Ibi bibaye noneho mu mupira wacu bibe somo ki, cyangwa se bibaye birimo somo ki mu mupira wacu perezida? Buriya ibintu byose bigira impamvu. Nyine nibaza ko kuba umufana agiye guhagarikwa imikino 3 ataza ku kibuga, ibyo byonyine ni isomo, kuko nabyo bizababira isomo. Nibaza ko ntago ibyo bintu bizongera kubaho cyangwa gukorwa, kuko nyine ni igihano. Iyo uri umuntu muzima, iyo ufite indangagaciro nzima, iyo baguhannye ntabwo wongera gusubira mu cyaha, ahubwo icyo ukora icyaha urakireka. Nibaza ko rero abafana batazongera gukora ibyo bintu. Yego. Ubanza niba muri mood nziza nabasubiza ku munsi w'ejo ubwo mwasereburaga igikombe n'ikipe y'abagore. Perezida, mwanyemera kunsubiza ku kibazo nifuza kubabaza? Ikibazo naringiye kubabaza ku bigendanye perezida mise muburaho gatoya, ariko arahita yongera aboneke. Ninjye umuntu uri kumpamagara mbore namamagare rwose atumye agenda. Navugaga ni yego perezida, navugaga ni banza ari network. Okay. Navugaga ni ku munsi w'ejo muserebura igikombe n'abakobwa, mu by'ukuri mwagaragaje kwishimira ibyo bakoze muri uyu mwaka. Munavuga mugira igisubizo munatanga kubibazaga ko ikipe mugiye kwishesha mugakoresha abakiri bato gusa. Ku munsi w'ejo byagenze bite? Wari umunsi mwiza wo gutwara igikombe. Twifuzaga ko tuzatwara bibiri, ariko ntibyakunze. Abakobwa bacu bakoze umurimo mwiza w'indashyikirwa muri kondisiyo bagiye bacamo zitoroshye nazo zikomeye, ariko nababwiye ndabashima cyane. Batwara igikombe kandi bagitwara mu buryo ubona asa naho batigeze bagira pressure. bagitwaye bona ngo bagiye bari imbere cyane kuva shampiyona itangira kurinda irangira. So ni igikorwa cyiza rero. Ejo twaganiriye turabakira, kandi ntabwo wafata ikipe yabaye ya mbere ngo uyisenye. Oya, wabukoze amakosa kuko iyo tuzaza kugira n'iyo ekipe se uyu mwaka ububaye umfabusa. Umwe tuzavuga tuti wenda 2024-2025 twatwaye igikombe cya shampiyona cy'ikipe y'abadamu. Usibye ko na resultat ntabwo ari mbi, ndibaza ko tuzarangiza ku mwanya wa 2. Twageze kuri finale y'igikombe cy'amahoro, nabwo turatsindwa. Ni byari bisanzwe. Ntabwo ikipe 13 zose zari butwara ibikombe, kuko ibikombe byari 2. Yego. Ngira ngo muzanasora ama ekipe yombi, Rayon Sport ubwo ni muri Confederations Cup cyangwa Champions League iramutse twaye igikombe cya shampiyona, ndetse n'abakobwa bazitabira qualification za Champions League zo mu karere k'Iburasirazuba. Murateganya kubategura mute? Mufite gahunda yuko bazongera bazasohoka? Abakobwa bagiye mu kiruhuko guhera uyu munsi cyangwa ejo hashize. Twavuga ko mu minsi 15 bazaba bagarutse, agatangira imyitozo, tugatangira nyine ama preparation yo kujya mu gikombe, mu gikombe cya Afrika. Yego. Hanyuma ikipe nkuru nayo ni bisanzwe no kongeramo amayelema kugira ngo tubashe gusohoka, kuko nabwo tuzasohoka. Niyo mpamvu nakubwiraga ko uyu mwaka ntabwo ari imfabusa. Burya ikipe yasohotse, urabizi ko ikipe ziba zirwanira gusohoka. Hari nimaze n'imyaka na 20 itarasohoka cyangwa 30. So
kuba dusohotse nabyo ni ikindi kintu cyiza, nabwo tuzareba uburyo twongera amahirima dusohoke. Perezida reka mbashimire cyane ku mwanya muhaye BNB. Urakoze Clarisse. Nibyo perezida aranyuzwe yanyuzwe n'imyanzuro yavuze ko rwose yumva ko nta kibazo kindi, urumva ko icyizere gisa nkaho cyatangiye kwiyoka ku gikombe, yagitanze ati turasoreza ku mwanya wa kabiri, ati ibikombe bindi birahari, ati wenda reka mvuge ko icya 2024 na 2025 kigiye, ariko nubwo bwose bigiye amahiri bitararangira, ariko mu mvugo wumva ko nyine urumva ko bisa nkaho nyine yasa wamaje gutakaza nyine ikintu runaka, ariko nanone akishimira ko nibura uyu mwaka sezo 2024-2025 nibura ikipe y'abagore ya Rayon Sport yo yahaye igikombe. Ntabwo babuze byose. Ku munsi w'ejo muri celebration nubwo ntahageze, ariko hari amakuru yangezeho ba Angeline bari guserebra ko yakwanza aranatubwira sahari I know ndi kuvumbiza